Ndakora icyo gitekerezo cyo kuzana umugore. Umwanya niyo mpamvu nazava hano vuba. Kandi ukomeza ubara wumva imari zaguhana. Umva. Komeza. Uzi si ikindi rero rekaze. Urumva ufite umwana w'Imana. Umwana w'Imana si wambwa we ndari nje wakubyara. Bari wowe wambyaye se none Imana ndari iremaga. Undi yikure mukaja kuba hamwe nayo. Ngubu uri he uri kugwanira kuja mu vundi jyane. Sindashaka. Ahubwo Ingabi. Wa muti wanjye. Ubanza ushyuhiriza wa muti wanjye. Someho numve. Sibyo. Igire vuba kandi. Kabino kurwara uri umutindi kabisa. Ariko abakire babaho neza ko yari. Umuntu akarwara akifuza n'icyo kunywa akakibura. Umuntu azakomeza anywa amazi y'imvura. Mama agenda ya gusoroma ayo utubona. Kujya mu bishyimbo. Urebe kubona agashogoro. Sibyo. Natubabi tw'udushayote twose ucabiranye nyine. No kugira ngo turebe ko turengera ubuzima nta kundi. Tuni sazi zaha ziranzengereje so kanyagwa. Ariko mwana we. Ubuzima bw'isi burananiye. Mara yanjye. Ibaze ko twasangiye inzoga imwe twasangiye turi abantu 8. Usikanze ko nawe wihagarara ku kibame kusangana biyo bibaye. None tugomba kwereka abantu nyine urugero rwiza. Ariko nakwicisha bugufi ni byiza. None batwerekana amafaranga nyine nabo babizi ko ariko nese ubundi kandi njye abantu bahagarariye nanjye wari ufite ubushobozi pe. Ntabwo ari ko sikoza ntabwo ari ko twasajya gutaha kandi uri wa mukuru muri. No narinze ngo kote yambye David ariko kugira ngo kandi umukobwa nyine ngo baterekaga ngo bafe ngo barakatana gato nagiye gusanga nzana wa wundi wayazanye. Ese ko ngo nyine nakigenda wowe. Hasi. Kanzu yari yambaye rwose. Arabye hasi. Ntabwo njyana no mu gikona ma yari giye. Nababwira hasi. Uyu mukobwa mwe mwaratanye urufungi konye koyeza amafoto muzakatanira gato. Uyu kunenzi ngo mwaratanye umuzanye gute. Ngo yashango yango nyine muzabe ngomwa ngo twongera gusubirana igihe ngibyo. Ako zaba tipe babona muri n'abagome mukunda amafaranga baye mukunda amafaranga nta kindi yamukurikiye. Uru bamusiste afite amafaranga yemo. Nanjye nicyo nagukunda. Wasanga ari nabyo. Aya. Oya ntabwo bivuze ariko uriya kubera ko bari baratanye suko yabuze undi pe. Ariko ugura musiste afite amafaranga. Sharanda nahana namusohoka. Nubwo cyabuze yazanye abakameramani. Ntabwo yabikubabura rwose ubwo kuzana yafite amafaranga rega. Ibintu zose biri kwa nagiye kureba rero ko nje nje wari bishinzwe nubwo n'indi mu bashyitsi nyine tutateguye. Nagiye kureba abantu batanze amafaranga bamutwereye amafaranga yo natanze angana nayo abandi bose batanze. None ibibazo none ko wakoze ibyo bintu byose karangiza warangiza ugatandukana nayo. Nagiye mfata ba Karaveri Karaveri na Bineza na Nduza nabacyaya ibintu kabisa mu byiyorere tuve hano nje kubagura inzoga iruhande. Ibibazo ariko akarakana ntabwo ari keza David tuzana amahana ho. Aya uvuze kuri ico cy'umugore ndibu nyine uri kubona urumva kanaga kopa twari tumaze kuzihuza zanyibuka nanje urumva twari tumaze kuzihuza none imibare none naje narindi kugira ngo shaho kaze kansazure naje je ndapfura kokoriko maze iminsi ndarusake mbo. Ndakora icyo gitekerezo cyo kuzana umugore. Umwanya niyo mpamvu nazava hano vuba. Kandi ukomeza ubara wumva imari zaguhana. Umva. Komeza. Uzi si ikindi rero rekaze. Urumva ufite umwana w'Imana. Umwana w'Imana si wambwa we ndari nje wakubyara. Bari wowe wambyaye se none Imana ndari iremaga. Undi yikure mukaja kuba hamwe nayo. Ngubu uri he uri kugwanira kuja mu vundi jyane.
Imana nange Imana nitabikubaza uzamenya yuko na mama yaradasengaga ni none nutekereza kuzana umugore no muzimu wa mama azapfa gura ngiye kuza numva ikintu aje arakora zamubwira urukumva izi myenda zawe aje arazimesanya n'izi zawe ntabwo nzakwemera yuko nanjye sinzapfa ndi kukubwira ngo noneho kubusanya n'igitekerezo cyo kuzana undi mugore nanjye tuzayivamo ntapfuye kose Ngabire we imbuga yazibuze mama naje waje wazibonye se turebe yego zose rahagije aho zicagagura uteremo ugasafuri utereke ku ziko nyine ese byemve ni ngo wamubwiye ngo ajye gushaka inkwi aracyazihiga buriya nyine nahise nkubwire ngo iki wewe buzironga zoze hanyuma uzishyire mu gasafuriya wenda nawe arabaza mu kanya uracana ma karame dore ngwe nazibonye urazibonye hano si nyinshi kubyara umuhungu ni byiza arazitekesha icumwe yego pe kubyara umuhungu ni byiza cyane dore tunura ducanisha turarahuza subiza tuno dukoreranye ariko re mama genda giye ugiye wa muhungu dukorana dore hano mu kabande arambwira ngo aranabonye akaraka ngo kwikorera ibiti kangurukireyo ndiye ko ndikora ngabire wenda turararira sibyo Ingabire abatetse imboga ubugari nasanga bwakonje yago ndatinda ndahita Ngabire ateka acumba ku gatsima uje nyine yakoresha shoka byose akabanza ateka imboga wenda naye ndaba ndikuza ndikora nga bitatu gusa ndahita ngaruka kandi ko ndakubonera ayo ndakugura ka kantu kundaga sawa mama ese mama ko nta cyuriti gihari mwana wanjye jya kurahura ntabwo wareka guteka ngo ni ikibiriti jya kurahura turaza kukigura umusaza wawe se ntagiye gukorera amafaranga yazana yose agakuramo akabiriti uzikatemo dutoya kugira ngo zishye vuba no kugera agatangira gusaba nabo yemye ahubwo nta giceri cy'umuntu kandi nakubwira ariko uzabuze nushaka uzongere wibere ku mihanda wikorera ibyo ngibyo mwana ngiye gukora icyumweru kimwe mbonye ubona giti kidahita comoka ubucirete nimbura ndangira ngo umuntu weho tuzaturogora ukogosha arahari ibyo ndari byo kubaza nta kibazo none ubwo nge nzabigukorera tugakora tuzanakora nubwo kari kutunanira kuva kera kutari warabimbwira ariko tatubose siko nagutanze ino ntabwo umuntu yabivamo gutanze ino mba ngomba byose kuba mbizi mani ndebera amabuye umuntu aba yiriwemo agataha karya turiya tujya tungana kuriya ese zimwe bw'amata y'urwego rugupakira si byo ndasubiramo simwe ntabwo wanyweye mani tugawe dusubire yenda kuko tuduhora dukuze bizahita bicamo ubwiye uzi kogosha bagutinya gushyiraho agasaro kwacu twembi tukazatugogosha wowe ubuzima twabanye ino se tuzagira mu cyaro bari butunanire wapika nzike uzi ko byaba ari byo nibyo ese iyo nga yawe warayombye urabizi none wagenda urana kuguzi bigashoboka manza nagera mu rugo mani wowe ndikumva sinzi ibyo wibereyemo ubwo turiya dufiriti tubiri nitwo turi kugushimisha oya tuza mwana ni imihanda mani zaragoranye none wabonye ko banywaga igikoma kirimo sukari twebwe bakakitwima bakaduha ikitarimo sukari bakiguha se none se uri kumbwira ngo hapi mani buriya ntugire ngo ibyo hashize naba harashize ese haraturaragaho ko wararaga ku nduza ubwo kogosha umuntu ni nkanga ahubwo kogosha cyaro nyine inaha bihenze ariko mu cyaro wanagenda ukabakomagura aho babonekaga buri kanya umuntu ni ukumutumiza akamwicaza akamubwira ati rwose ibintu ntabwo ari sawa yewe kajagari kari kateye ubwoba nuko wese ugenda ukajya gushaka kujya nyine sinitara ko umukono muhari
nta mu rugo nta kwanze kuzana abakozi si izo nawe ko nibazumva n'inzumva ngo bandowe inzu bitewe no kwakuza n'ubundi ko n'abakozi baziba ubwabo ibyo ni ibintu biba mfate banduza rero bakaraveye n'abahabi neza ngiye kubagurira agacupa iruhande yego munegure we yego nisi kiriya kirori ukuntu cyari kimeze ntabwo nyine cyari kimeze neza kuko ku rwego umuntu yabitekereza nyamara n'ugategura nk'ikirori runaka abantu bakitega ibintu byinshi bahageramo rero ugasanga ni ibintu bitagaragaye neza kuri WhatsApp kuri groupe kundu babishushaga ntabwo byavuye cameraman bazatuka umva ibintu bashushe mara utamenya ngo bimeze bite yaba cameraman bo birumvikana ntabwo bari kubura kuko bafite amafaranga ariko nyine ntabwo bazi kuyajera ntabwo bazi gutegura ibintu neza imana uramuntu ari kuri stoke hagira hasinzira hagira harimo n'umujinya kugira ati David yari kumubwira bazanye inzoga karibu bazitanze ati wapi mwitone haracyari kare yari kubona bitari kugaragara neza niyo mpamvu nose ubwo cyakoze numvisha bamagaye mu gitondo ngo bimeze bite umusore wanjye abati nagenda nzukiye muri siporo ko nari mfashe n'umwanzuro wo kugenda singigiye ngaranzura ngo rero ibyo ushaka naranza mbere ushaka umwandagira no ku mutwe ndamahero ndamabye nziza gufasha mfasha si uwawe nawe uzaje kubicu bifashe si wabo ngo bamugaye uwe bareka ngagakata nawe bakaja baragufasha cyangwa nkavuna ase baka abandi babyeyi bagira imbu kubera ikibazo imbu inyama y'imbu bayishizeho narayine nzi barayine abura n'uturazo twayo none sindi byatewe na mbitegwa namwe ngo muri kuba bakuru wa nyoko ngo ni kuru waruje ngo ni hashiseri umva nibyo bigwara wagwaye ukarindagira bigwara bivuye kandi ibibazo urukungura none si muramugore ubwo ntaba kuvugutiye umuti ambugutiye umuti zo mugore wawe uragaraga ko gushaka kuzana imyaka kataregeje imyaka 18 kumusaza ngana nawe imyaka 70 none sisi ko keza kazi n'ibijyo guteka ibijyo bigezweho ica kora pa ubuzima bw'uburukungu ibintu by'uburukunyuza je nukomeza kuncurira rero niho mbamvu tutarahuza meza nyine komeza ngorere byabaye urukuvuga uti papa genda ukazana ubwo ugakomeza ukirarira hano ku mashini none nga uko wanze ko nza n'umugore niko nawe udakandagira ngorere ibyo ushaka usibye ko n'Imana yo mwijuru iranze ndaga Imana yanyobewe Imana ingejeje ubu ngubu mama waramwirukanye mfite amezi 6 ntabwo ari meza 6 waje gusoza wawe ukajura mwikondorera nje nta mugore njaka kuzana ngomvira mu rugore nje ndagenda kuko mama yanziza angara anzigaze neza yuko nzabana nawe hajya ndadufaranga mbese ko waba ufite mwa nta dufaranga turimo faranga zinaho ngagira ngo ngakuye nose muri ko ntangira ibintu gute wangegera utanahaha none si kwa nari ariko rero papa ibi bintu rukuzana ni izina ry'Imana kungaranzura ko fata imyanda zawe umvire mu rugo haguruka nje ndakubwiye ngo haguruka wera mu rugo ari kigana urayizi uno ko tugenda tuje kubwira boss aduhaga ago tugeje hapfa ko ndaga dohaye none habe waraduhaga dohaye ariko kigare bo wayije mutayizi mani katisaze motora yise rero nuboye ko uri kwepara nje ndagiye ariko shawati jije turagenda kaduha ko uri joro haraga umuntu cyatanu nyibone nitahe oya yaraguha yose waje kumurega yese none iki kiyedi gihe twagikoreye bundi nogiye kukimenya mu bwenge ko byakwangiye kare bahaye kagiye kare pe wabyutse mwana wanjye reka ko kazuba nuko kote byari bikiyemo rero ariko rero mama njye mfite ikibazo kimwe Birengabire ari umuntu mwenga ari kumwe na ka gasore kitwa Gasazo kandi ujya wumva imico yako naga ari myiza nibyo nyakunda gora ndavuga bari kumwe cyo bitwaye bari kumura mu kara gasore akazi wenda bari kuganira ase mumere kure ibibazo dufite ubu bamuteye
uka nibaza umuntu yikorereye wenda bivuga oya mama nawe ujye urumva ariko ntabwo bivuze ko abantu bari kuganira bivuga ko muteye sara wumvise bari mu nzu si mu muhanda bari kuganira sinzi ari kubyiruka kandi ntabwo byabura nyine kumugira impungenge nka musaza we ariko nyine ibibazo umuntu aba yifitiye cyaza nyine umuntu akajya amwereka inzira mbi n'inziza nyine yawe dufite ibibazo bingahe ni byinshi ntiwanabibara ubukene uburwayi kutagira hepfo na ruguru mbese biratari bakwiye kuzana amazi Moses